impano idasanzwe kuri wa mwana amaze gufata izina ryitwa Mutagatifu, umwe waririmbye indirimbo igira iti Mariya mubyeyi. Kuri iki cyumweru cy'umushumba mwiza yaje kuririmba muri korali Umwamikazi wa Fatima mu gitaramo Mutagatifu, mu gitaramo cya korali Umwamikazi wa Fatima, aho bitegura umunsi mukuru wa Mwamikazi wa Fatima waragijwe diyoseze ya Ruhengeri. Ahagurukije imbaga nyamwinshi, aho benshi bamukomeraga mu mashi asubira muri ya ndirimbo Mariya mubyeyi wa Yezu wacu. Ku mpano idasanzwe rero uyu mwana akomeje kugenda aronka andi mahirwe, aho kugeza ubu ngubu usanga hari benshi bamwemerera impano, abandi bakamwemerera kuri iyi saha. Hari n'uwamwemereye ishuri umwaka utaha ashobora kuzajya kwiga mu ishuri rikomeye ryiza rya prive, aho agomba kuzamura impano ye kandi akiga n'ahantu heza. Nitwareka kumwifuriza amahirwe masa, gukomeza kuzamura impano ye ndetse akayizamura akayigeza kure.